characterize our amazing project. So ntacaruta ibintu bitangaje cyangwa ibintu bisekeje. So duhurire kuri YouTube channel yitwa Toka Satani dukande subscribe twirebere video zitangaje kandi zisekeje. Toka Satani iryo zina cyuma nyirivuga uri hanze utudesho sasa rero zana ibintu byose ufite tubisengere kugira ngo bitahe byejeje. Nta kindi kintu ufite ngo tugisengere nacyo. Na telefoni dufasha gukwirakwiza ukwera kw'ibintu byose uri buze gutwara nta mafaranga turasengera nta kibazo. Bize kubitahana byejejwe. Nta kibazo mukozi w'Imana tubisengere. Kandi uza kwibuka amahame y'Imana nta muntu usenga akanuye. Rero ugiye gusenga Liba mashuru barara amahoro y'Imana kuri bamwe n'adato tutangije urugendo rwo kuzajya mu ijuru. Ndetse kubwiye ko bonangiye nshaka kujya. Suhora uca muri aka kayira buri munsi amasaha nkangahe. Kubera iki? Ikimenyetso nuko twahure kandi kirenze ibyo. Mana nakuntumyeho. Yesu cyangwa urumwe muri babandi bita abakozi b'Imana Imana batumye ku bantu kandi bashaka kwibiba. Ngo kwiba abantu. Umukozi w'Imana nkanjye utungana ikomoka ku ntumwa wezerejwe Galilea hafi y'umusaraba w'Igorogota kumva nakiba abantu. Ndagacemuho ubwo sibyo nabibwirwa niki? Abibwirwa n'iki Imana yakuntumyeho. Gute? Umaze imyaka 2 uri gusenga ngo uzabone telefoni. Cyifuzo cyawe Imana yakinyujijeho kugira ngo telefoni kugereho. Ngero biciye mu zihe nzira. Ubwira amanuka mwijuru yikubite hasi. Manuka mwijuru se Imana yaba yigora yihorike. Sinakubwiye ko Imana yabinyujije kira telefoni ya Imana yamaye ngo nyigure. Yesu we siko mukozi w'Imana ari uwanyawe. Ubwo se yakumereye caji na ekoteri. Cyetse nimba atari ibyo uri kwifuza. Ega Imana izubwenge. Bizi ko se yagwa telefone nta caji na ekoteri ukazabicaginga bigenze gute. Akira. How many times would they tell you? None rero mwene data aka kayira ujye ukunda kukanyuramo kano kayira kuzemo imigisha. Imana izakomeza kuguhera imigisha cyawe komeze haze kwifuza kwa. Okay, reka negereze ko nibindi Imana izabisibira. Kaho rero bayi mwene data. Imana igendane nawe mu rugendo rwose ugiye kunyuramo ntagire igisitaza cya se kibi kiraza guhura nawe. Sana. Kiriya kirombe cyanjye ariko kizapfa amabuye. Nishingane by'indibuye rimwe. Mubonye ari munyotewe. N'amahoro se muvandi. Utiraje Nyanza wigira nyonyi nishi wibagiwe itaki wangiriye mu. Sinagiye gusa ku itariki sangahe. I don't want peace. Samoya. I want problems always. None turisambi urenze igihe bicuko mbereye mu nzu. Ariko ubwiyo saha imwe irenzeho niyo ituma ndenzaho igihumbi. Kwavugaye mu masaha asubundi. Nje kuri ngende warenze itseritsi iririmi wayinyishurira. Sasa sirenzeyo ni wari uri mu nzu yanjye uri kwisagureramo. Boss reka amafaranga yanjye ko yakuzana shareka kunyurira mwana reka ngende. Uretse ako kandi ugiye kuyazanira mumenye ko nakuri bukishyuriremo. Toka Satani
Erega naye amagambo ndimo kuvuga ubanza ndi buyishyurire. Reka nigendere. Uwase igirayo n'ubwire. Muito colorado do mundo. Kamanyoro ado umubwire. Uwase aya mafaranga harimo ariyubeha nyirinzu, andi urayishyura umutekano, andi yaha bishingwe asaguka. Ubwo mwana wanjye urareba ukuntu ugura byo turya kandi nko kuri buzane wikarange neza, ntushyiremo bya serero, urabizi ko ntabikunda. Ubundi tuze kurya neza, urabizi ko aricyo nkorera mwana wanjye. Saneze nkuko yisaki papa cyanza niza zindi zigezweho z'inyama. Iyo uzani iyo ariyo yose erega nawe urakuze, ahubwo wite ku birungo. Kangenda mbanze icyo kwa kanzogera. Abari ubanza uca ndaje kunkekesha nyishyuza amafaranga y'inzu esha. Muito colorado do mundo. Buretse. Waruncitse kandi Imana none yakuntumyeho. Kagira ubutumwa bwiza mukozi w'Imana. Noneho yakumereye furati. Ibintu byinshi cyane. Ubwo duharukana waragiye usengera ibintu byinshi cyane. Byose Imana yongeye bikuntuma. Etse nimba hari imico utasenga. Noneho nguteza amatwi n'amatsiko menshi cyane rwose. Nizere ko yakumereye na furati kuko nabyo mu byo munasengeye nayirimo. Ibyo ngibyo byo biroroshye. Furati ku mukozi w'Imana ni nk'igitonyanga ku nyanja. Mbere yo kugira ngo ugezeho ubundi butumwa Imana yakuntumyeho, hari ibindi bintu byinshi tugiye kubanza turakora. Ya telefone Imana yaguhaye, iyo yari isengeye yejejwe kuko yari iturutse ku Mana. Ya kotere na cagi byari byejejwe. Ariko amafaranga ushyiraho uri kugura amayinite ntabwo aba yejejwe kuko ntagasengeye. Ugiye kuzana amafaranga tuyasengere, n'igikapu yibikamo tugisengere, kugira ngo ibintu byose utunze bibe byejejwe kuko nawe urejejwe. Ntabwo Imana ari kuguha telefone imeze kuri utije. Nimba ari n'ikindi kintu ufite kigize amahirwe kuko nacyo tugiye kugisengera ugitware kera. Sasa rero zana ibintu byose ufite tubisengere kugira ngo bitahe byejejwe. How many times would they tell you? Igikapu harimo iki? Ubona harimo n'amacagi. Nta kindi kintu ufite ngo tugisengere nacyo. Na ya telefoni idufasha gukwirakwiza ukwera kw'ibintu byose uri buze gutwara. N'aya mafaranga turayasengera nta kibazo. Ubwo rero yo kubishyira hasi, ndaza gusenga mfashe igikuta kimwe cy'isi, nawe uraza gufata ikindi cy'isi. Uraza gusenga ibintu byose bize kuri baza gutahana umugisha nawe kujya uvuga ubutumwa bwiza. Nawe ushobora kujya kwifashisha nawe gutuma ku bantu bayo, aguha ibintu abishyira abantu b'Imana. Hano ubwo nko kugira ngo ibashyire wihagije mu byifuzo cyawe. Tubirandike hano hasi mwereko ubundi tubisengere bize kubitahana byejejwe. Nta kibazo mukozi w'Imana tubisengere. Sasa rero noneho umukozi w'Imana ubu tugiye gusenga kandi uza kwibuka amahame y'Imana. Nta muntu usenga akanuye. Rero ubu ngiye gusenga mfashe zino nkuta ebyiri z'isi, nawe usenga ufashe ziriya nkuta ebyiri zo hepfo z'isi, kugira ngo umurimo w'Imana uze kwigaragaza hano hantu. Ko bimeze? Twatangiye gusenga.
ubutumwa buneje ubukene nka bumwe bwa Yobu. toka satani tani